Imana kuba yaratugura ibyo twifuzaga. Ndagerageza gushimira abantu nubwo abo gushimira ari benshi, ariko ndagerageza abantu nibuka mu mazina no kuvuga. Icya mbere ndashimira umutware wanje kuba yarazanye igitekerezo cyo kugira ngo dukore ubukwe akagishyigikira. Ndamushimira Imana imuhe umugisha. Ubutwari yagiye akora mu myaka itandatu ishize byinshi, ariko in short ndaremereza ubutwari bwawe, Imana imuhe umugisha. Ndashimira itorero rya Grace Tabernacle kuba twaragize igitekerezo bakadushyigikira nk'ababyeyi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. By'umwihariko ndashimira Revera nubwo adahari, ariko Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Inshuti yacu iri gushaka abantu. Ndashimira Bishop wacu, Bishop babiri, sinzi abana babo uko bitwa,
Bishop Musinga aho ari Imana mu ijuru imeze umugisha yaradusapotinze bifatika umubyeyi mu mubiri n'umubyeyi mu buryo bw'Imana ndashimira na Bishop wundi nawe yaradusapotinze Imana mu ijuru imeze umugisha by'umwihariko ndashimira abantu bose badusapotinze kugira ngo kino gikorwa kibashe kugerwaho mwese tutavuze mu mazina Imana imeze umugisha cyane cyane ndashimira timu yatwambariye uhereye kuri pare na marene n'abavandimwe mu mubiri n'abavandimwe mu buryo bwa gikristu akarusho babaye n'ababyeyi kuri ndabashimiye muri abantu beza muri abantu bakwiratana Imana mu ijuru idakiranirwa ibaheze umugisha mwatanze izanyu n'umwanya wanyu ariko Imana mu ijuru utadufite babahereza ariko Imana mu ijuru ariwe mfite umugisha ndashimira abamama batwambariye n'abapapa kugira ngo murabona ko bari basa neza n'abantu beza cyane inshuti nziza iyi rawundi kuba nabonye inshuti pe nari nzi ko nyine gusa tuzwiho bwabo bisanzwe ariko nabonye inshuti muri iki gikorwa mwese Imana mu ijuru ibambere umugisha ndashimira abantu bose badutahije mwese muri aha ngaha n'abagiye Imana ibaheze umugisha reka tumukomere amashyi menshi cyane Imana ibaheze umugisha kandi agize neza gushima mu by'ukuri ijoro ndavuga wenda ku munota kumwe n'igice cyangwa ibiri kubera ko nanone ibyo nari kuvuga nawe yabivuze yewe amen dupepe Imana gusa nta kibazo ntabwo duterareye tubipepe gusa ariko murakeye birenze Imana ya Isiraheli ibaheze umugisha mu by'ukuri dufite ibyishimo byinshi cyane kuba kino kirori cyacu cyagenze neza twebwe twagiteguye nk'abantu ariko Imana irabishyigikira kigenda neza cyane mu by'ukuri sinzi ko twavuga ngo dushimiye runaka na runaka na runaka ariko turavuga abantu bakeya mu by'ukuri ariko ndabizi ko muri rusange abantu badushyigikiye ni benshi cyane murashobora kumva wenda tutavuze amazina yanyu wenda mukibwira ko tutabirekonesa ariko mu by'ukuri biri ku mutima wacu kuko wacu yarabivuze dushimiye evera w'itorero ryacu Imana ibaheze umugisha umushumba aramugezaho iyo mesaje ko twamushimiye ndetse n'abashumba muri rusange Imana ibaheze umugisha mwinshi cyane nanone kandi turashimira abantu muri rusange bitabye uyu munsi mwatwitabye muri benshi cyane Imana ibaheze umugisha shimiye kuko wacu yabivuze shimiye Bishop Musinga ndabizi ko azakurikirana buno bukwe cyangwa se bidashobora kuba yakurikiranye turavuze ko Imana ya Isiraheli ibaheze umugisha ni umubyeyi mwiza yaradushyigikiye cyane ibintu bigenda neza yewe dukomere Imana amashyi shimiye pare na marene reka bavasi dukomere Imana amashyi menshi cyane pare Imana ibaheze umugisha rwose ni umupapa uzi uca bugufi rwose aca bugufi kandi yangendeye inama nziza mushize yarambe ko kuriya urugo kuriya ngo ni ka leta yose y'igihugu ni kuko tuvuga ngo ni repubulika ya Kenya kubera ko mu rugo habamo inzego zose ministere ya sante ministere ya education ministere ya religion izo zose biba mu rugo kandi rero abantu bayobora urwo rugo ni umugabo ndetse n'umugore ako kantu nakubise cyane rero pare ndagushimiye cyane muzi ko dutekereza gukora ubukwe numvise ko ari wo mubera pare shingiye kuri kiritere zirenga nyinshi uko murabyumvise kiritere zirenga nyinshi no muri izo ngizo harimo iyo kuberwa yewe tumukomere amashyi
azaberwa niwe muntu donc izagenda kopera utuntu twinshi utuntu n'utundi ngira ngo mwarebye ko twakoze finale kuriya twarekeje nyuma ya kuriya sinzi cyangwa isigaye gushyira hejuru rya konti kuriya twahekeje siko yemeye kuriya amasoso yazumvishije kubera ko nawe ndabizi ko ari umuntu w'ibintu cyane irasitire kuriya yayumvishije rero pare we love you so much so much icyongereza kigira k'amavuta menshi ikinyamurenge kuri ntikiza kimenga neza ariko ni cyiza tuvuga ngo ikinyamurenge ngo wenda mu gakata ngo ntikiza kimenga oya ni ururimi rwacu kavukire ni cyiza cyane 100%, ariko icyongereza kigira n'amavuta rero pare turagushimiye cyane. You are handsome, you are smart and so on. Yeah. Rero turashimira Marene Bacene. Dukomere Marene Bashi. Urebye muri caractère psychologique aba bantu bagiye guhuza imiterere bagiye guhuza pe. Ni ukuvuga ngo Marene ni umumama uca bugufi kandi simbeshe siko meze muramuzi sindi kuvuga ibyo atari byo aca bugufi azaberwa. You are beautiful. Tumukomera amashyi. Yemwe iyi korutege yatwambariye ni ukuri pe muteye imbabazi. Niba ngo muri abana baje wenda baravuga ati ni abasuzuguri ariko you are brothers and sisters kugira ngo mwumve ko muremereye mvuze ko muri abana baje wenda kandi wenda hariho abaduta donc ariko imbaraga ariko muri fasi dukomeye Imana amashyi dukomeye Imana amashyi menshi cyane. Harimo abapapa beza abahandisamu harimo n'aba beautiful wives or women or wives zose nicyo kintu so muri beza cyane kandi you are very smart ni ukuri pe mwebwe tuzoshimisha dukomeye Imana amashyi menshi cyane. Mwakoze ibintu bikomeye niba ngombwa tuzagerageza basi tuzogenda tubaratse ese bako museze bebe abaho timo basi ko twakoze yakusi ubu rero kuvuga ngo tujye muri platu ya nada siko neza simana rezigisha rero mwese turakoze cyane Air Force Ministries turabashimiye mwari muberewe cyane kandi mwakoze ibintu neza. Samson nari rwesubisha ko none nikaba basigaye yobora inotimu yari yateraniye kubera ko twadusa n'ababihishe ariko Imana ibahesubisha byinshi cyane turabakunda. Sauti ya marayika I love you so much. Etienne yagiye papa turabakunda cyane nimba mubona ibintu tuzagenze neza bigasa neza ni ukubera ko mwaduteguriye tere nziza. Imana ibahesubisha murabizi ko mwataka muri Sauti ya marayika rero mwabinyeretse Imana ibahesubisha. Protocol reka dusabe Eric Kiki atubwira gukomera Imana amashyi cyane. Eric icyambere you are handsome, icyakabiri you are smart, icyakatatu you are humble. Azaca bugufi cyane yewe timukaza mutinda kuvuga icyongereza muza kureka amashyi kiroroshe nukenera kuvuga icyongereza tukiti uzokivuge nuko kigende nibashaka bazogakata rero wawa kiki noneho narejo tubera protokole bundi w'amafyeri donc uhita uza muke rero papa wanje turagushimiye cyane. Imana ibahesubisha wakoze ibikomeye cyane. We love you so much. Dushimiye muri rusange abakunzi ba Papa Teta TV show yewe ukubona barahari nibazamu no kutureba mwese mwakoze subscribe na share na comment rwose ni ukuri turabashimiye.
turabashimiye cyane hari kimi abantu benshi nyine bagiye bakunda abandi bagatanga komantere bakavuga ntacyo kibunguye ariko kameme ni byiza ko tugenda tumenya utuntu twinshi dutandukanye so rero turabashimiye cyane kandi n'abatarakanda bwende gukanda siko bimeze kandi ngira ngo cyangwa isiri mumaze kukimenya siko mumaze kukimenya rero reka nshimire umwagakizi wacu yasohotse Imana imuheze umugisha yes ari hano Imana imuheze umugisha shimiye Gahumuza Imana imuheze umugisha uyu wacu yewe mureke nawe mushimire be ndagushimiye cyane Imana imuheze umugisha yewe wenda mureke mbabwire umuntu mwiza ntabwo ari uwo abantu bose bakunze donc ako kantu murasubira umuntu mwiza ntabwo ari uwo abantu bose bashimye ahubwo umuntu mwiza nuhwanye nuko muri wowe uzumva kandi umuntu wawe mwiza tugatekereza ko yakoze mistake donc ngo wumve kuko ugomba kuruta oya ndagushimiye cyane tumaranye imyaka 6 twubakanye tukaba twahisemo gukora ubukwe tukaba twakoze ubukwe bwiza ndagushimiye cyane neza ndagushimikira tifari gukunda sindio you are beautiful sawa uzamuzemere uri mwiza reka tumukomere amashyi namuvugaho byinshi cyane ariko namwe rero uko murabona yuko arakeye siko arakeye cyane nasohotse yes rwose kandi yamzaniye abana beza sinzi nimba timurabona se dufite umukobwa mwiza ni misi kabisa ni mwiza cyane tete rero ndagushimiye cyane Imana imuheze umugisha narigeze mu basi iwacu n'abageze mu minota nk'ibiri aduha iminota 3 basi tube noheza abantu bacu isalamu ku isi siko meze neza reka dusabe byinshi turanga utujeho gatoya yewe mwese turabashimiye n'uwo tutavuze mu izina Imana imuheze umugisha umuryango wa Musinga umuryango wa Mwitira muzukuri mwese turabashimiye Imana imuheze umugisha ngandi shiremo gatoya ngira gutanga umwana